filime y'ibihe byose ubundi yari filime nanjye nzana nkabangizemo n'ubwoba we. Ariko nk'iyi filime ubwayo yonyine dutangire Budapest, Hungary, Hongiriya. Mu rusengero ari hano uyu mugabo padiri baramubwiye ngo hari uri hano. Umukobwa winjiye mu rusengero. Harya urusengero na kiliziya biratandukanye. Urebe uyapfukama hano vamagambo baje kwambaza Bikira Mariya. Crypto wallet yishiraho ngaho dupfukamye. Crypto wallet nawe usenge amafaranga yanjye. Amafaranga yawe araza kugeraho tumaze kureba neza iguranwa ko rigenda neza. Lottery arashaka kumenya ko Bitcoin zose wamusezeranije ziri muri iyo wallet. Diro yanjye ko ari ukunyishyura nyizana iyi Bitcoin wallet. Nyishyura nonaha cyangwa si crypto wallet nanjye nyitware. Va ndagusaba kushyira mu gaciro nawe ariko abandi bari mu rusengero. Umva ngende umuntu ubundi ushyira mu gaciro pe. Sinzi n'ibyo uri gupanga ibyo ari byo. Gusa sindi agakobwa utuma guhasa ndi umuyaya wawe. Ahita acaho. Umukobwa yisa afite crypto wallet. Barashaka kureba nimba ngo amafaranga ya crypto yose ariho. Tuvera tuguri ku Washington DC. Washington DC. Madam. Ma'am. Madam. Mabush. Madam President. Madam President. We have a situation. Dufite ikibazo. He's on the move. Avidi ari kugenda. Avidi yaciyeho. Avidi ninde tuvera tugaruke Hongiriya. Uri ababyukije ni Madam President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rebe filime. Nta kunino. Rebe. I'm gonna ruin someone's day over this, Manny. Ngiye kwangiza umunsi w'abantu benshi kubera iki kibazo. Madamu Perezida baramubyukije uramubona ariko uburyo arindwamo apfa kuba byutse arakurikirwa hano hari umugore uri kwirukanka ari muri Hongiriya turi mu Burayi mu ntabari nje muri salon de coiffure umukobwa aca mu idirishya we urebe umukobwa acaho umukobwa tutaramenya ninde urebe manuka atyo parika nabi kudutangiye filime yacu bagabo bavayo bugabo butundagira mu mizi nk'ingende. Agent Darden. President. Madam President. Avid is inside. Avid ari mu nyubako. Tumufashe mu mwanya ushize. Umuzane vuba. She's headed your way. Lottery ari kuzerekera huri. Lottery n'ubundi ngo ni wari watumyiriya crypto wallet. Ibika ama cryptocurrency. Ni ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ntisiri kugana. Pani by'amabanki. Kugira ngo mujye mubyumva ngo ama cryptocurrency, ngo ama Bitcoin n'ibiki. Madam President Sahano ngo hari wari waje ngo bamufashe ariko ngari mu nyubako. Avid baramufite dore cya kigo bita Lottery dore wa mukobwa wacikanye kuri toilet kubita urushinge cyita cimu bimeze sawa kimukubise urushinge mu kabari kuzuye abantu. Tuza cyita kimukora mu isakoshi ya crypto wallet kirayitwara. Ariho Bitcoin zigera muri miliyoni 70 ahita yibika. Bakagombye kwihangana. Fata bizu urabona ukuntu bazabicira mu kabaro musangira niba nabimenye. Wa mukope wa yarakwepeye imbari. Wa mukobwa bamwiciye gutyo mu kabaro ukajya kumva umuntu ngo yiciwe mu kabari. Darden ura mukobwa kukiburi gihe hora yacitse. Numukuru w'abajepe. Ngoro umukobwa uhora wamucitse. Avid ari kuzekera ovo. Ari kuzegera ovo no office ya president akorera. Kubera ukuntu iteye do. Kumbe na akana gato kari katorotse. Ngo kukigahora gacika abajepe. Kana kagakobwa gato. Deri president. Kazano gakobwa kigize agashinzi. Mama ntago kabya buno. Ziba. Mama wowe udakabye nika kana kamubye filime bayise gute G20 ni ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi hazi za G7 G20
Is this really necessary? umwana bahise baza gutwara ibyo byose amamashini ye byose barabipakira n'umukobwa wa perezida That's evidence phone too. Give it to me. na telefone yawe ni ikimenyetso cy'uburyo wacitse In 4 months. mama mfite nzuzuza imyaka 18 mu mezi ari imbere Not without protection. ntabwo ugomba gusohoka udafite abakurinda This off. ntabwo tubwira icyo dukora So many holes in your security. I could have done it. umva abashepe bawe hari uburyo bwinshi umuntu yabacikamo ibibazo ikosa si iryanjye Supposed to use it when I'm stuck in here like a zoo animal. gute ubundi nabasha kwiyitaho mu gihe mfungiranye hano nk'inyamaswa These stunts. uyu si Demetrius muvukana we nta nshuti agira niyo mpamvu atajya aturuka He knew I was sneaking out and he said, yarabizi ko ndi bucike kuki atabibabwiye At me. I'm the good one. oya njye ni njye mwana mwiza mugira not 12. mwese ntabwo muzongera kuvana At me. rebe Enough! birahagije It's 4 in the turi morning. saa 10 z'igitondo bed. tugiye kuryama uyu ni papa yashakanye na madamu perezida sa nanu wa cyane cyane gifite imyaka 17 ngo arabura agatogo cyuze 18 Had to work twice as hard to get. urabizi narakoze cyane ngo ngere hano mbe perezida kucyungora I didn't choose this. sinjye wahisemo kuvuka ndi umukobwa wa perezida ariko You did the sneak out tonight. ibyo wakoze iri joro ngo ucike abajepe ntuzongere kubikora ni umukobwa wa perezida yari yacitse abajepe yagiye ahantu ani mu maniga yatorotse yo kana kacitse abajepe we barakwereka madamu perezida ntucikwe ibyiza bitangirira hano ubu wadanurudinga application ya Reba Movie ukirebera filime z'abasobanuzi bose ndetse ukajya umenyeshwa filime zasohotse ku gihe si ibyo gusa kandi kuri megabyte 200 gusa wareba filime yose ikarangira cyangwa ukayidanurudinga sirimuka tunga application ya Reba Movie uryoherwe na filime ukunda biroroshye andika Reba Movie kuri Play Store cyangwa App Store ku bakoresha iPhone ubona application uyu munsi ushobora no kudusanga ku rubuga rwacu www.rebamovie.com wisigara Reba Movie aho waba uri hose ku isi Chopper. bamarine mukeka ko murenze kumbe madamu perezida wose ari umusirikare uyu bari kwitozanya we ni marine abasirikare bari mu moko Minister Everett won't have your Prime Minister Everett ntabwo ari buze kugushyigikira mu nama ya G20 strong women. ni inama ihuza ibihugu 20 bikomeye ku isi For my plan if I mupangu wanjye ndawugeraho gute written. ubwongereza butanshyigikiye na buhanga bwa buryo nyine ujyana muri South Africa se famiye kumbi igiye kujya muri South Africa no habereye iyo nama Join me as well as my esteemed umugabo wanjye turajyana secretary Joanna na Wolf. Joanna Wolf ukuriye ubukungu muri Amerika Benefit analysis to help the minister. kugira ngo adufashe kuba twakwanariza isoko ryerekeranye n'inyungu zava mu buryo bwo gukora imiti Any comment on the video trending none se video yakomeje guca ibintu hirya no hino madamu perezida y'umwana wawe utaruzuza imyaka y'ubukure ari mu kabari ari kugenda yirohamo amayoga being apprehended by nta mujepe n'umwe umurinze yakwebye yagiye muri twa tubari bita ndagaswi urayivugaho iki My family and I deal with our matters. njyewe n'ibibazo byanjye bya famiye tubikemura mu ibanga You respect. madamu perezida mu byubahiro byanyu How do we know we can trust you to keep us safe when you can't keep your own house in order? gute wumva ko twakwizera ko abaturage uzaturindira umutekano no kurinda umuryango wawe ngo ushyire ku murongo byarakunaniye wumva abantu ukuntu umusebya ababyeyi umwana uragiye wigize ikirara uri gutoroka ukajya mu tubari uri umwana wa perezida batangira kumubwira ngo n'abana bawe ubwawe barakunaniye igihugu uzagishyira ku murongo gute abahamya ba Yehova nibo babigira iyo umwana wawe yakunaniye kumubwiriza ngo umushyire ku murongo tuguca muri ba bantu bajya kubwiriza waba utabwirije abo mubana mu rugo ukajya Is it because of what happened with the reporters? no kubera ibyabaye abanyamakuru bakubwiye mabuja yahise ahitamo kujyana abana kuba dukomeye n'ibyo bitugejeje But here we are, you and I. imyaka 100 ishize abagore ntitwari twemerewe gutora ariko dore turi hano On the way to G20 je nawe turi abagore turi mu nzira ijya mu nama ya G20 on Air Force. muri Air Force One twicaye mu ndege ya mbere ku isi ikomeye itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko umwereka ko abagore bashoboye mbega nicyo ari kuvuga ati imyaka 100 ishize abagore ntitwari twemerewe gutora none dore icyo turimo tuyoboye igihugu tuyoboye isi abagore bari kwicinya icyara nyine bareba ibyagezweho And CIA Director Mickelson. CIA Director Mickelson Briefing if you're ready. Yep. n'uwa FBI bari ku murongo Send Harold. Mickelson na Harold Madame Perezida Walk me through it. mumbwire uyu munsi washaka kunyica yabigenza ate uyu ni Vice President Harold ndetse na CIA Director Mickelson bagomba kubwira perezida mu rugendo agiyemo bakamubwira ati bimeze gutya bashaka kukwica babinyuza muri iyi nzira utuntu nk'utwo has been a major uptick in violent rhetoric around the digital currency element. minota 20 niwe mugore mushya batoye gayobore International Monetary Fund cyangwa se cya kigo cyitwa IMF Only the second most powerful woman in the world. bivuze ngo niwe mugore wa kabiri ku isi ukomeye havuyeho weho umugore uyoboye IMF
ndetse gahunda afite ni ukugira ngo bije twari kuzakoresha ayikatemo kimwe cya kabiri, ikindi yamaze no kubibwira abanyamakuru. Elena ndaza kumugufasha. Reka turebe kuri uriya muginga wundi niwe ufite akazi gakomeye ko kwita kuri uriya. Hari uwo yarebye hano, Prime Minister Everett. Genda umutsindire, genda ubanza umuganirize ku buryo aza gushyigikira umushinga wawe. Hari ukuntu bino bihugu iyo ufite umushinga uri buze kwerekana, ibindi bihugu biba biri buze kurwanya icyaha bikagushyigikira, bivuze ngo hari igihe ubavugisha mbere kugira bagushyigikire. Yagiye kubikagera ku mwanzuro wabyo. Namaze kuba narikodinga inzugi, amakarita yacu yonyine niyo yonyine ari buze kubafungura, abandi bantu ntabwo ari bufungure. Bano ni babandi baje bashinzwe umutekano w'ikigo cyigenga bafatanye n'abandi kurinda Amerika. Mukureho iminara yose ya telefone z'itumanaho hano, mukureho na wifi na internet bayikuraho ndetse n'iminara y'itumanaho.